turakwitabye Karame Nyagasani ahangaha kuri buri munsi kuko duhamagaye kugira ngo tujyane nawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Yesu aradukunda kandi aratwumva, yumva isengesho ryacu buri munsi, akumva ibyifuzo byacu, bityo agatugira neza buri munsi. Ubwo n'ubundi aje atugana kuri wa gatanu w'icyumweru cya 10 gisanzwe tariki 10 Kamena 2022. Isomo ryamenye mu gitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 19 umurongo wa 9 ndetse n'umutwe wa 11 kugeza ku wa 16. Umuhanuzi Eliya agera i Horebu, yinjira mu buvumo araharara. Uhoraho aravuga ati, sohoka maze uhagarare ku musozi imbere y'Uhoraho. Dore Uhoraho araje. Ako kanya haza inkubi y'umuyaga, usatagura imisozi kandi umenagura amabuye imbere y'Uhoraho, ariko Uhoraho ntiyari muri uwo muyaga. Nyuma y'umuyaga haza umutingito w'isi, ariko Uhoraho ntiyari awurimo. Nyuma y'umutingito w'isi haza umuriro, ariko Uhoraho ntiyari awurimo. Noneho nyuma y'umuriro haza akayaga gahuhera. Eliya akumvise yipfuka igishura cye mu maso, maze arasohoka ahagarara ku muryango w'ubuvumo. Ijwi riramubaza riti, Eliya, urakora iki hano? Arasubiza ati, nagurumanywemo n'ishyaka ry'Uhoraho umugaba w'ingabo, kuko Abisiraheli banze kwita ku isezerano ryawe, basenya intambiro zawe kandi bicisha inkota abahanuzi bawe. Ni jye nyine wasigaye, none barangenza ngo banyice. Uhoraho aramubwira ati, genda usubize inzira wajemo, werekeze ku butayu bw'i Damasi. Nugera uzasiga amavuta Hazayeli umwimikire ku mwami wa Aramu, na Yehu mwene Nimushi uzamusige amavuta umwimikire kuba umwami wa Isiraheli. Hanyuma usige amavuta na Elisha mwene Shafati wi Abeli Mehola abe umuhanuzi mu mwanya wawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 27. Uhoraho, uruhanga rwawe nirwo nshakashaka. Uhoraho, umva ijwi ryanjye ndagutakira, gira ibambe unsubize. Umutima wanjye wanyibukije ijambo ryawe, wowe wavuze uti, nimushakashaka uruhanga rwanjye. Uhoraho, uruhanga rwawe nirwo nshakashaka, ntumbishe uruhanga rwawe. Wirakara ngo uhinde umuyoboke wawe, ni wowe muvunyi wanjye. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigira Uhoraho, ukomeze umutima ubintwari, rwose wiringira Uhoraho. Uhoraho, uruhanga rwawe nirwo nshakashaka. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 5 umurongo 27 kugeza ku 32. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, mwumvise ko byavuzwe ngo ntuzasambane. Ngewe mbabwiye ko ureba umugore akamwifuza, mu mutima we aba yamusambanyije. Ijisho ryawe ry'iburyo niri kubera impamvu yo gukora icyaha, rinogore urijugunye kure yawe. Ikigufitiye akamaro ni ukubura rumwe mu ngingo zawe, aho kubona umubiri wose utawe mu nyenga y'umuriro. Niba ikiganza cy'iburyo kigutera gukora icyaha, gice ukijugunye kure yawe. Ikiruta nuko wabura rumwe mu ngingo zawe, aho kubona umubiri wawe wose ugiye mu nyenga y'umuriro. Kandi byaravuzwe ngo usenze umugore we agomba kumuha urwandiko rwo kumusenda. Naho njye mbabwiye ko umuntu wese usenda umugore we, usibye babanaga bitemewe, abamuteye gusambana. Nucyura umugore wasenzwe aba asambanye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe muri Kristo, nidukomere. Mbifurije ineza n'amahoro bya Kristo. Kristo atahe mu ngo zanyu, Kristo atahe mu mitima yanyu, maze ibyiza byose mwifuza Kristo abibakomereze. Amen. Uzi ko iyo nifurije umuntu umugisha, umugeraho awubona, ariko nanone iyo afite ukwemera, uko kwemera ko kwakira nyine umugisha w'Imana. None se nanone nifurije undi umuvumo, ariko ntibikabe, Mana umbabarire. None se wagize ngo umuvumo ntiyawubona, binamutse binabaye, ariko erezuma kubw'amahirwe nta muntu muzima wifuriza undi kibi. Aha binyibutsa ko icyo nifurije undi cyose hari ubwo kijya mu bikorwa. Akayamvugo ngo umutindi arota icyo ashonje. Ngizo za nzozi mbi zishobora kungeza ahabi, ndetse n'inzozi nziza zikaba zangeza heza. Aha navugaga imigambi mibi,
cyangwa yewe n'imigambi myiza, intumbero nziza cyangwa n'intumbero mbi, aho bigeze umuntu nyine ni habi cyangwa heza bitewe n'uko biteguye ukabishyira mu bikorwa. Kubw'iyo mpamvu rero bavandimwe, mu kumva ndetse no kuzirikana kuri ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, uwo mwumvise turi kugenda twibanda ku byifuzo cyangwa ibitekerezo, ntabwo ari gusa, ahubwo niba ari Imana yatwandikiye uyu munsi harimo ibyo bitekerezo, ibyo byifuzo. Ubwo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti uko warandura ibyifuzo bibi ugakira. Comment éradiquer de mauvaises pensées? Ese ni ryari icyifuzo kibi cyaha? Ni ryari kandi kitaba icyaha? Ibaze nanjye nibaze. Kwifuza ni nko gusonza, kugira inyota. Nuko rero ugasigara upanga kandi utegura uburyo wazashyikira ibiryo, uburyo wazashyikira icyo kunywa, uburyo wanywa ayo mazi. Aha nka cya cyifuzo cya kanyota agira ati ngubu kandi wasanga bibaye ubu nkaba najya ku Kivu ngasanga cyahindutse nka Mitsingi, ndakubwiza ukuri nahita nsubira mu rugo n'igitaraganya nkazana ibivomesha amajerekani sinakubwira, ubundi ngahuna ikiwanjye, yewe n'umugore sinabimubwira naryumaho. Cyangwa ubu nkazakora igikosa gikomeye cyane, ubundi bagahita bamfungira muri burarirwa, mu cyumba cya burarirwa, mu cyumba cy'inzoga. Ndakubwiza uko nahita mbisabira burundu y'umwihariko, ubundi ngahaguma yegumira aho ngaho. Babyeyi wicaye ugatekereza ibyo wifuza byose, mbese nk'ibya kanyota, waseka ugatembagara pe, washyira ibitekerezo byawe nko ku rukuta umunsi umwe, aho abandi bateraniye bashobora kubibona. Ndakubwiza ukuri wabura aho kwirwa, ushobora kubura inshuti, abandi bakakuvaho, yewe nawe ukihunga nk'uko tumaze kumva umuhanuzi Eliya ahunga, ariko erezoma Imana ikamugarura hafi, ikamucyahira hafi, uko nyine yagendeye gusa ku byifuzo bye, ku marangamutima ye, aho kwerekeza ku Mana. No mu Kinyarwanda baca amarenga bati mwana rero icyifuzo cy'umubyeyi ni itegeko. Amen. Izi mvugo zose z'ibyifuzo tumaze kumva ndetse n'izi zaba kanyota, bifuza ko umugezi ngo waza guhinduka nk'inzoga, cyangwa ngo bakabafungira muri burarirwa, iyo prison babyeyi y'inzoga. Nuko byifuzo bishobora gutuganisha heza cyangwa habi igihe tutabihaye umurongo ukwiye, hakaba hazamo désordre nyine, déséquilibre. Rero ikiranga umuntu muzima bavandimwe no gutekereza neza, de bonnes pensées. Umuntu muzima aberwa no gutekereza neza, ariko by'akarusho noneho nta muntu ufite ubwenge wandika nabi, utekereza nabi. Niba ibitekerezo bibi bije muri we, ikikubwira ko ufite ubwenge uhita ubihagarika, stop writing. Naho iyo haye kugunda ibitekerezo byawe bibi, ibyifuzo byawe bibi, usibye ko byaba biri kwica abandi, nawe ubwawe utiretse ntubirekure, ugakomeza ubigundira, birangira bibaye icyaha. Kugundira ibitekerezo by'ibyifuzo bibi ni icyaha. Icyaha par définition ni ikintu cyose umuntu akora abizi kandi abishaka. Iyo consentement, intelligence et volonté, bityo hakabaho uburyo bune bw'ingenzi umuntu ashobora gucumuramo, nk'uko Gatisimu Gatolika ibitwigisha. Nanjye rero nkaba ngiye kubisubiramo uyu mwanya. Uburyo bwa mbere ni ibyifuzo cyangwa ibitekerezo, désir ou pensée. Kabiri amagambo, parole. Gatatu ibikorwa, action. Ndetse kane no kwirengagiza, péché par omission. Akenshi hari ubwo tugwa mu mutego ngo icyaha ngo ni icyagaragaye, ni icyagiye ku karubanda, akamvugo ngo nk'igisambo ngo ni gifashwe. No ku bitekerezo tukabyima agaciro, bya bitekerezo bibi tukabisuzugura ngo nta ribi, ngo ntacyo bitwaye. Nyamara mubyeyi muvandimwe, mu bitekerezo hashobora kuzavamo ibikorwa bibi cyane, kimwe nuko pourquoi pas hatavamo imigambi myiza. Isomo rya mbere ry'umunsi twazirikanye riratwigisha kudasuzugura utuntu dutoya, utuntu tworoheje, aho batwereka uburyo n'Imana iza muri utwo tuntu tworoheje, itazi kangata, itaza mu mitingito imenagura ibintu, ahubwo Imana iza ahantu hatuje, mu kaga gahuhera, kuko Imana itaba mu rusaku, ahubwo iba ahantu hatuje. Aho ngaho hatuje niho Imana ihura n'umuhanuzi wayo Eliya, uri mu kaga, uri mu magorwa, uri mu buhungiro. Nuko ikamubwira iti sohoka maze uhagarare ku musozi imbere y'Uhoraho, dore Uhoraho araje. Amen. No muri ibyo yaza buri munsi ati Uhoraho uruhanga rwawe nirwo nshakashaka. Amen. Gushakashaka Imana, ariko nkamenya ahantu nyishakira. Eliya ari gushakashaka Imana nawe, ariko se aho Imana iri niho ari kwishakira. Akamvuga mutagatifu Agustin ati Uhoraho nagushakiye hose ndakubura, iyo nkiza kumenya kare kose ko nagusize iwanjye, wari uri mu mutima wanjye, wari kumwe nanjye nge ntabizi. Aha, wari kumwe nanjye nge ntari kumwe nawe. Amen. Urakoze mutagatifu Agustin gutwibutsa aho tugomba gushakira Imana, mu mutima.
mbere na mbere. Birabaje bakristo bavandimwe, uzi ko ku karimi ndetse no mu bikorwa byiza by'inyuma yewe n'iby'urukundo bigaragara inyuma, nshobora kwereka abantu ko ndi gukorera Imana, ko ndi umukristo wundi w'indani, ariko imigambi yanjye, ibitekerezo byanjye, ibyifuzo byanjye biri ahandi bitari ku Mana. Kandi byaba Yesu uyu munsi araduha ingero nyinshi z'ibyifuzo bibi, cyane cyane ngo ajye gutinda ku cyifuzo cy'irari, irari ry'ubusambanyi. Aha nibitwibutsa ko tugomba kwitonda natwe tukumva impanuro za Yesu. Bakristo bavandimwe, mu gihe cya Yesu hari ingeso y'ubusambanyi, aho ndetse bibi cyane kurushaho bateraga n'amabuye abagore babaga basambanye. Ariko mwumve ikibabaje kandi na buri wese ahita atekereza, abagabo babasambanyije bari kwidegembya, ahubwo se wasanga nabo babaciraga imanza bakabana baterereyeho n'ayo mabuye. Kandi byaba aho ngaho nyine muri Isiraheli, aho abagabo basendaga abagore uko babyumva, bakabirukana, ngizo za gatanya zidafite shinge na rugero, ziri kuvuza ubuhuha zikabije pe. Aka kavuyo babyeyi, mbese Yesu uyu munsi arashaka kugarukira ndetse no kurenganura, guca ako kavuyo, iyo dezerudere, akarengera kandi akarenganura abagore abo bose bagizwe ruharwa, bityo dukuremo ya mvugo yuko uwafashwe atari we gisambo gusa, ko nubwo iminsi itarangaragaza ko ari ukwitonda nkisubiraho, ko ikosa atari ryagaragaye gusa inyuma ngo ibyo abandi babonye, ahubwo ibiri imbere mu mutima, ibyifuzo bibi. Icyanduza umuntu ntabwo ari kimwinjiramo umubiri koro, ahubwo ikiri muri roho, esprit, n'ibitekerezo bibi, n'imigambi, ibyifuzo bibi. Ubwo Yesu yagize ati, mwumvise ko byavuzwe ngo ntuzasambane, ngewe mbabwiye ko ureba umugore akamwifuza mu mutima we aba yamusambanyije. Amen. Rero uyu munsi ni ukwibaza uko narandura ibyifuzo bibi biri iwanjye, irari. Iri jambo rya Yesu rirakomeye, cyakora Yesu aramutse yitaye kuri iki cyaha nk'uko abivuze, nakubwiza ukuri nta n'umwe warokoka. Nyagasani, uramutse witaye ku byaha byacu ninde warokoka? Kwifuza umugore cyangwa umugabo, umukobwa cyangwa umusore ku muntu usanzwe kandi muzima, umva nta kibazo kirimo pe, c'est très normal. Ahubwo ikibazo kiba ryari, cyagiye watangiye gupanga, tegura, planifier uburyo bwose uzabishyira hehe mu bikorwa, uburyo bwose nyine uzasambana, uburyo uzakora imigambi mibisha, kabone ubwo imigambi yaza gupfira ntube wabigeraho, ariko ubwabyo kuba wabyifuje, bityo byaza ntunabihagarike, birangira nyine bigutuye hehe mu nyenga y'umuriro. Ngicyo cyaha. Icyo cyaha rero ni nko kunyarukira kwa shitani. Icyaha ni nko gutembera mu muriro kanya gato cyangwa kanini, bitewe n'uko hakomeje gukivurugutamo, kukigundira, kwanga kukirekura. Kuri iyo foto nawe mukristo utaramenya mu muriro na shitani, muri kungona ibitekerezo n'ibyifuzo, muri gucatinga na sekibi. Nakubwiza ukuri iyo foto yabishye cyane ku mukristo wowe nanjye. Nubwo shitani yabiri gukwereka ngo biraryoshye, nawe ukomeza wivuruguta muri icyo kinyenga. Nyamara shitani aragushimisha, ariko aza kugushimuta hanyuma. Rero nk'umuntu utekereza ufite ubwenge, twumvira ijambo ibyifuzo ku ruhande rwiza ndetse no ku ruhande rubi, cyane cyane igihe byatangiye nyine kujya mu bikorwa. Mbere y'uko igikorwa kibanza, habanza ibyifuzo, ibitekerezo, conception de l'idée. Bityo rero muvandimwe, ntiwajya kubaka inzu utarabanje kwicara, gukora igishushanyo mbonera, ugakora umuteguro, planification, ugakora draft brilliant. Hano ubwo bikomera mu ishuri, umunyeshuri utararangiza gusubiza mu kizamini agahita atanga urupapuro brilliant aho yari yateguriye. Mwarimu rero agaca inkoni zamba, akaba atangira gukosora iyo draft. Byumvikane ko iyo myiteguro cyangwa iyo migambi ishobora kuba myiza cyangwa mibi. None se mubyeyi, wakwica umuntu bigutunguye? Aha, gutungura. Nguko rero iyo dusenga duha Imana ibyifuzo byacu mu kwemera, kandi ibyo dukeneye byose tukabyifuza tukabitereka ku Mana. Igitangaje rero nk'umukristo wemera kandi wizera, ndakubwiza ukuri, nyuma y'iminsi mike Imana iduha ibisubizo. Ibyo twayisabye byose tukabironka, bya byifuzo byacu ikabishyira hehe mu bikorwa. Uko wifuza neza nyine bikagera ku Mana. Nanone waba wifuje nabi, niba uri umukristo, Imana igakugorora, warangiza niba uyikundiye ukabyemera nyine ukagororwa, bya byifuzo ukabura biretse. Ni nako rero iyo ufuje nabi nanone nibyo bigera noneho bikaza kuzana ibibazo mu minsi mike. Bya bikorwa bibi, ibikorwa by'umwijima byaturutse he? Mu byifuzo, mu bwenge. Muri aka kanya gato tujye kunyarukira mu ishuri ry'ibyifuzo, école de pensée. Nkuko Eliya kare hari ibyo yifuje, Imana ikabimuhindurira, na Yesu na muri evanjiri akaba yifuza ko twaranura ibyifuzo bibi byose aho biva bikagera. Nuko nawe uze gutaha n'uvanga kuri buri munsi
urahanura icyitwa ikibi cyose iwawe, ingeso mbi yose, icyifuzo kibi cyakubuza gukira, gutera imbere, cyakubuza ingoma y'ijuru. Aha ngira irya shuri rero riratangiye. Ngo umunsi umwe umugabo n'umugore bari bakize cyane, babanye neza kandi mu rugo rwabo, kandi bubaha Imana, basenga kandi ku buryo bukomeye, ari abakristo nyine b'indani birumvikana. Ariko ngo bari bafite icyifuzo, bahoraga batura Imana buri munsi mu isengesho ryabo rya buri munsi, ngo Imana nawe izabahe urubyaro, dore ko ngo bari bamaze imyaka 10 yose nta kana bagira. Ndetse rimwe na rimwe bagatangira gushidikanya, bagasenga bakagera aho bumva nk'aho Imana yabataye itakiri kumva ibyifuzo byabo, kandi bajya kureba bakabona ibindi byose Imana ibyitaho, idahwema kubumva, idahwema kubasubiza mu bindi. Ariko icyo cyo bakibwira ko Imana ubazi itari gucyumva. Nuko mu munsi umwe baza kujya ku mujyanama w'oroho, bamushyira n'icyo cyifuzo bagize, ngo kugira ngo abafashe rwose nawe ajya basabira ku Mana. Nuko ngo mu kiganiro bagiranye kirambuye, nuko mujyanama baza buri wese icyo yifuzaga mbere yuko abana n'undi, icyo yajyaga yifuza. Nuko umugabo aratangira aravuga ati, ngiye rero mu busore bwanjye kubera gutinya mama bikomeye, naramusezeranyije ko ngo kugira ngo nzatere umukobwa w'abandi inda, ubundi be namwanga nkangana wa mwana, ngo cyita nuko ntazabyara. Rero icyo gitekerezo cyo kudatera umukobwa inda nagiye ngisaba n'Imana kenshi, kugeza ubwo uyu nguyu twabanye nta wundi mukobwa ndetse n'uyu ndatera inda. Nuko nawe umugore nafata ijambo agira ngo basangize ibyifuzo yari afite mbere atarashaka. Nuko aragira ati, ndarashaka nahoraga nsaba Imana mu byifuzo byanjye ngo indinde mu bitahanwa byanjye ntihazabemo inda, kuko naseba imbere y'ababyeyi, kandi bari bazi ko ari nyanyangamugayo. Ubwo mwari murumva ko ari njye ari n'uyu musore twari twarahuje imigambi wo kutazabyara tukiri iwacu. Twariritse bishoboka byose, tugakora ibishoboka byose kugira ngo ndatwita ntantere inda. Ibishoboka byose babyeyi, ntiriwe ndondora ibyo bishoboka byose, dore ko abana hari igihe bari kumviriza abantu bakuru. Ibishoboka byose nawe ubyibwire. Nuko wa mugore arakomeza ati, ndetse kubera ubuzima tubamo bugoye, ubuzima bw'amasomo, njye n'umugabo muri icyo gihe tumaze gushakana twahise dusubira mu ishuri, n'ubundi uko twigaga nanone twakoraga ibishobotse byose ngo sintwara inda ndararangiza kwiga, kuko nyine kurera umwana bitari kudukundira turi muri ubwo buzima. Ibishoboka byose babyeyi, none dore twarangije kwiga nabwo dukora ibishobotse byose ngo tubyare, none byaranze mubyeyi. Ahasigaye rero mubyeyi, iki cyifuzo cyacu ukitugereze ku Mana. Nuko wa mujyanama nyuma yo kubumva arababwira ati, rero mwumve ibi bintu mu bitege amatwi. Iyo uhaye ubwenge amakuru information, ndetse amakuru uhaye ubwenge bukayakomeza pe. Ngiye rero kubabwira ko rimwe mwagize uruhare mu kwifungira ibyara, mushobora kundakara ngo ndabatondetse, ariko kugira ngo mwebwe ubwanyu muvanemo urwanyu uruhare mwashyizemo, kuko urwo ruhare burya wasanga ari Imana ikeneye ngo nayo ishyireho urwayo runini. Noneho mugende rero mukore ibintu bibiri ngiye kubabwira, musubire inyuma, muranure ibyifuzo bibi byose. Ahambere muhamagara ababyeyi banyu, mubabwire muti, babyeyi noneho ntawo tugifite ubwoba bwo kubyara, ubu noneho twiteguye kubyara. Nuko ku nshuro ya kabiri mujye no mu kiliziya mubwire Yezu muti, noneho Nyagasani ntabwo tugifite ubwoba bwo kubyara, twarashyingiwe, turabana noneho byemewe n'amategeko, wadutumye muri uru rugo, twarangije kandi no kwiga, nta kidukanga, nta nzitizi tugifite, twiteguye noneho kubyara ndetse no kurera umwana uzaduha. Gutyo bibifuzo nimwisubiraho mukongera kunyura inzira mwanyuzemo mwifungira kubyara no kurera, ndetse ahangaha muramufunguye imiyoboro ndetse n'ubwenge. Ndababwiza ukuri, ubwenge buzahita bwakira aya makuru psychologiquement, kuko noneho mwiteguye kubyara. Kugeza ubu ubwenge mwari mwarabuhaye information ko mufite ubwoba, muratinya ababyeyi, muratinya no guseba ko mudashaka kubyara. Nuko muri rya shuri ry'ibitekerezo, wa mugabo na wa mugore basubira hehe inyuma, banywa wa muti bahawe usubira inyuma babyeyi. Ubwo muragira ngo mbabwire ukuntu nyuma y'umwaka wakurikiyeho bari bafite umwana bacigatiye uruhinja kubera Imana. Amen amen. Nuko ijwi rirambaza riti, Eliya urakora iki hano? Padiri Masumbuko urakora iki hano? Nuko Eliya asubiza Imana ko yahunze kubera ubwoba uko bari bagiye kumwica. Nuko Uhoraho aramubwira ati, genda usubize inzira wajemo. Amen amen. Ako kantu babyeyi, genda usubire aho wanyuze ufunga, maze wongere ufungure buri munsi, kandi ufungure n'abandi buri munsi. Aha akamvugo Kinyarwanda bati,
aho kwica gitera wakwica ikimutera. Nguko rero gufungura inzugi wari yarifungiye, kurandura imizi y'ibyaha, gutema ingeso mbi yose aho iva ikagera. Bakristo bavandimwe, nguko tugomba gucagagura iminyururu yose ya sekibi ishingiye ku byifuzo bibi twagize, imigambi mibi twapanze, ubwoba, irari, ubugome, maze nawe usubize amaso inyuma, usubize inzira wanyuzemo ufunga, urandura ibyifuzo bibi. Nuko nawe ubwira Imana uti, Mana, noneho niteguye guhinduka wese, niteguye guhindura ububi bwanjye, ubugome bwanjye, maze nibere wawe buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.